urabyibuka hari umukobwa wivugiye ngo icyo yashakaga twese twagikeze twari tukizi yashaka kwigarura umushinga wa Miss Rwanda. Mundekera umukobwa none se mu bantu bakomeye Prince Kid avuze mu rukiko wumvishamo Mutesi Jolly nta nawe nibi bintu nukajya ugiye ikigoryi bya bindi Pifra yavuze tuza tuvuge uwo muntu reka tureke ijambo ni iki reka dekatavuge utigira nk'ikigoryi Pifra nabavuze ati twigire ikigoryi twese se cyangwa twigire nk'ibicucu. Prince Kid yivugiye ko abantu bamufungishije ari abantu bakomeye Mutesi Jolly arakomeye ushaka wese gato nyine mbaze nkubwire yego twahereye 2010 bavuga yuko hari link iri direct iri hagati ya Miss Rwanda na MTN Koje Bank na Tour du Rwanda na Turki Tour du Rwanda Tour du Rwanda. Ndashimira Ribu ufoma kiwongozi Bwana Jano Ruhunga abantu bose bari kuri no pano ndabizi ko ibyo ibijyanye na Tour du Rwanda bari barahinduye Tour du Kanzu batunzemo itorosho uwo mwanda bagahita bawuvana mu bitewe n'amaspace yakoze hano tuvuga ko ibisaza bifite na zabiriye ibitsina. Ne wowe beze sawa nyine uretse gato ibyo bintu ni mubizi ne wowe beze turabizi komeza deka komeza so uyu muhungu yaje ryari uretse gato muta big up brother Romva so komeza tubwire tu byari bizwi kuva kera abantu benshi baratakamba baravuga ati hari ibintu biri shady birimo kuba hagati y'izi company hari ikintu cyitwa barimo baraherekanya abakobwa nk'abaherekanya iki nk'abari guhererekanya udupfukamunwa bro muri pandemic ati fata nawe fata none nawe gafata ako ngako nawe gafate twaravuze baza bati ngange byana ubundi babivuga iki urabyumva nguteze yomba so singiye uno musore singiye kumuciraho iki kuko buriya muntu wese afite umutwaro yikoreye uwo yikoreye biramureba gusa nawe nibashaka bamujyaneho bamuzamushyire ntabwo bindeba kuko nta mpamvu yamvomeraga yabigizemo uruhare byabaye byose subiramo ako kantu Prince Kid ntabwo ari innocent nta nubwo ari victim Prince Kid yari santere biriya bintu bimuhindukiranye Prince Kid niwe muntu wari watanze abana b'abakobwa subiramo ako kantu Prince Kid niwe muntu watanze abana b'abakobwa urakoze cyane kuko yari yahagarariye Miss Rwanda ayihagarariye abazegabo bakomeye bose bazaga niwe baje gucaho niwe yari niwe wari source anyway Prince Kid nawe ubwe evidence za province yuko nawe ari predator ibyo yakoreye muheto mwarabibonye subiramo ako kantu bro this nigga is not innocent uwo bita Erikeza Erika ngo deka turampindutse inde Keza Erika Keza Erika ninde harya Erika numwe komeza nta muntu no guhinduka nta muntu naje kuvugisha hano gende maravuga nozanye kuko ibi twabivuze cyo kuva kera urakoze cyane ndetse uyu munsi ndi vindicated uyu munsi ino space munini yanjye kuko muravuga ibintu navuze kuva kera komeza numve so nuvuga ngo uwo bita nuza amusore Elisa nushaka kujya kurira ibyo birakureba umugabo wawe afite ibibazo agomba gusubiza subira bangota Mutesi Jolly afite ibibazo agomba gusubiza Mutesi Jolly muvana muri bibintu agomba kuzasubiza ibibazo afite n'ibindi byinshi bimuremereye kuko bamwe ngo umugabo noneho ngo umugabo yamuteye shot ibyo reka tubireka kuko nabyo urumva nundi ibyo reka tubireka Mutesi Jolly afite ibyo agomba gusubiza kuko ibyo gihe nabyo ibyo bijya kuba
yari kumwe na Prince Kid for 2 years 3 years murabyibuka imyaka 3 bamaranye muri Miss Rwanda yajyaga kumusapotinga kiriya kintu naje gukurikira amakuru Mutesi Jolly yagendaga yagize uruhare muri abuse y'abana b'abakobwa mu Rwanda kimwe na Prince Kid bafite uruhare no muri Mutesi Jolly ntabwo yigeze abumukozi Mutesi Jolly yashatse Mutesi Jolly ntazigire innocent rimwe nabo ngabo bakomeye ibintu byose I wish yuko Prince Kid bamuzana byose akabishyira hanze akavuga muri izina ryose Mutesi Jolly ndagusaba kumuvana muri ibi bintu kuko hari ikintu tunaje kumenya akavuga muri izina ryose azi akarishyira hanze Mutesi Jolly ntabwo yigeze aho umukozi wa William Company bahita gutngo ni Rwanda what backup what ibintu bya misoro ariko uzi gushaka kudujishisha abantu ntabwo ari kwajisha ndagusobanurira gutya nani dekade ntabwo yigeze aho umukozi ntabwo yigeze aho umukozi ndabigusobanurira nari nzi ko ari uretse gato nanzi uretse gato nari nzi ko ari umukozi ariko naje kumenya amakuru ko buriya uretse gato uramuvugira uretse ariko ndikubwira nk'umuntu wakuru ya makuru bivugwa ko uretse gato uretse ariko bivugwa ko Mutesi Jolly yisangaga muri Miss Rwanda bamuhamagaye irushanwa ritangiye akajya gusapotinga bivugwa ko bamwishyuraga 50 by'abanyarwanda yonyine abanyarwandakazi umuntu wazanye irushanwa ritangiye ashaka kukubwira ngo azakuvanaho ngo ibyo bintu urimo gukora ngo aguhirike wa kind logic ufite aho ngama musa ahangaha biriya bintu yavugiye kuri radio kuri televiziyo Mutesi yaje asimbura nyiri umushinga cyangwa nyiri yamusimbuye atari kose ko mukavuga ko namara kufungwa cyangwa amaze kugenda zarisubirana aya masaha Mutesi Jolly afite Miss Rwanda mwagiye mureka ko atari impamvu atayifite se twebwe nta bwenge dufite ni ubuhe none niyo atayifite kandi nuko yako umugambi kuntu yari yawuteguye n'ukuntu byagenze byagaragaye mu maso y'abantu bose ko that position was unattainable nta buryo nabo mwere kuguma n'amushinga kuko he was impossible ariko isosi yamenetsemo injishi ndakubaza ari Miss Rwanda na Miss East Africa ni ikihe gikomeye Mutesi Jolly aragenda akawuninga Miss East Africa akayitegura mukamuzana kuri Miss East Africa ninde uyu mwaka Miss East Africa still now Miss East Africa still now cyari umuntu bitasha Anita urakoze cyane uramusimbura ndagusobanurira impamvu atara uretse gato ndagusobanurira impamvu nagushaka ndajyamo kukubaza ninde wahagariye Miss East Africa wari uyihagarariye wadi mini kuyihagararira guhagararira byumva nyine wumva ikinyarwanda no iriya ni license Tanzania yatanze ihereza umutanzania wakoranye na Mutesi Jolly aya masaha habayeho imbogamizi zuko iyi license ihabwa umuntu wundi kugira ngo maboko yuramo ko basanze atari inyangamugayo ndetse Tanzania ivuga ko kugeza aya masaha idashobora kuyihereza undi muntu utari umutanzania haracyashakwa umutanzania ushobora kuyifata akajyana partnership na Mutesi Jolly bagakomeza rira rushanwa amakuru mfite nuko rira rushanwa ritazongera kubera muri Tanzania ahubwo rizabera muri Kenya urimo kunyuma mu magambo make umutanzania mugaruko so inshuro nyinshi urumva ugarutse ku izina Tanzania so hari ikintu tuvuye mu rugero nawe ushaka gutegura ushaka gufungura shop muri Kigali ukayita East Africa ariko ntabwo bivuze ko East Africa so ryashanwa ryari ry'abantu bafite inyungu runaka n'ibintu anyway but abakobwa bari involved okay tugaruke kuri Prince Kid mani reka kuki buri gihe tugiye kuvuga ibintu by'uburyo ntushaka kutubwira Mbadeka tugaruke muri Prince Kid sizi impamvu tugeze muri East Africa tugaruke muri Prince Kid ibintu byabaye hariya niyo mpamvu dufite ino case dufite mu Rwanda right now Mbadeka yes urinde umeze neza cyane rwose 5/5 ngewe rero reka nkubwire afite nari gukumbuye man bimeze bite man twarabura nsuza umukobwa wanjye Dekeza ari mu gahinda kenshi nyuma yuko umushuti we n'umusangira ngendo we Prince Kid aya masaha agiye gusubira mu Rwanda kandi yarabyinshi nahoze mbibona ku binyamakuru bikomeye barimo baravuga ngo nyuma yuko ibintu byose byagiye binyura ku social media byaba byiza urubanza rwa Prince Kid rutangiriye mu mizi rukaburanishwa ukuri kugashyirwa ahagaragara ibyo jya kubibwira inka Nyabugogo ndimo kaje muza gufata inkiko ibyo bintu by'imizi mu bireke nta mizi baho nta mizi hari nta rubanza rw'imizi hari abakome ntabwo tuzeye tubamenya
ariko turabazi bakora muri MTN, bakora muri za Koje banke, bakora muri bahoze bakuriye Tour du Rwanda. Urumva iyo mizi izatangira yabasimbutse, nta mizi hari. Urakoze. Wawe ikintu kiriho kimwe ahangaha ndakubwira hari amazu ari irebero, nibazana nibashaka gusubira mu mizi bazagenda batubwire ari amazu yakodeshwa girebero. Erega muri iyi case ya Prince Kid harimo uyu mugabo ninde? Uyu mugabo wakoze ubukwe kuri Ntuza bakayifunga ira hotel yo ku Kibuye, Bamwita ni Malala. oya uramuti bagiye gukorera y'ubukwe Bamwita Ntuza, ura Shehe Ntuza uramwibuka? Buri iyi case ya Prince Kid bano bahungu ba Shehe bayirimo, urimo kunyumva? Hey, Umusa amazu bakodesheje baze ibyabereye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2023 ahantu bita Nyamirambo. Amakuru reka nkubwire abahungu ba Shehe, amakuru yaje avuye muri Canal Plus ku bana baje kwestara internet iwanyu. Ibyo basanze amakuru yaramenyekanye, ubu dufite archive. Ibi bintu bya Prince Kid byagiye gufunga, ndakubwiza ukuri yakubaka indi guverinoma. Reka nze nkubwire nkubwire akantu gato. Reka ngire akantu gato. Nuvuga ngo amahirwe bagira amahirwe abari ICN ya Donald Trump. Irimo kumesinga up with the Prince Kid. No, ni bateri IC ya Donald Trump. Baba nibitgaga bakomeye. I wish ko abanyarwanda avuga ati gamutwere ku rubanza simusiga mu twereka. Ibyo nanjye nabivuze. Nta kintu kimwe musimbutse. Asweri imbere y'Imana. Niggas are going to be exposed. Kandi biboro bya sigabi tanyu muri rutigeze. Iyi kanti juru nanjye nibyo nakubwiye. Abana babaye so abused kuri vuta bro. Abana babuze n'ahantu baririra. Aha ngewe nafashe Godfather ni mugarebe izina Godfather natanze ibitugu abana baririra ku bitugu byanjye n'uyu munsi baracyabiririraho. Amwagiye mureka. N'uyu munsi abana bagizweho ingaruka na Prince Kid nabategeye ibitugu Dekati, we urabizi. Dekati hari byuzi. Abana naravuze ni muze mu ruhuke nzabatega amatwi. Ntabwo mwigeze mubona ubatega amatwi. Urimo kumva? Nabateza amatwi benshi muri bo, hari nabo mutigeze mubona muri ruya rubanza. Hari abana bakorewe ubishitani. Inyana zimbwa z'abagabo bakagenda Prince Kid akavuga ati ngwino irushanwa ntago bikunze, ubutaha uzaba Miss Rwanda. Yamara kumuhaga agahita mutangamo passe, akamuha passe wamuhayemo passe muri Koje banke akaba afite nka batana agomba kubeshya akazi. Yamara kumurya agahita mwoherereza, agasanga umwana ageze uretse gato, agasanga umwana bamutanzemo amapase, umwana akisanga ageze muri bureau de change kuri Petite Barriere ku Gisenyi bro. Urakoze cyane. Hari igihe kizagira amazina tutangira kujya tuyavuga. Ibintu bya Miss Rwanda biteye agahinda ni birebire. No kuvuga ngo abantu benshi bafashe umwana w'umukobwa aravuga ati kukirwa argonga imihanda hora yasinze n'ibyo byose. Oya tambwira se ko abana b'abakobwa bamwe uretse ko bamwe babuze n'ahantu bajya benshi kuba tutarumva aho ufite uyu munsi nshima Imana ko turumva case ya suicide. Kuna case ya suicide mfite abakobwa barenga 4 bahindutse abakinga. I'm being honest. Abana b'abakobwa abused nabo bitaga abakomeye muri za MTN, Koje banke, Ntuza, Tour du Rwanda, izo kampani ko eshatu. Umuntu ari hagati no bita Prince Kid mukahita zimushaka umuzana ejo tomorrow. I don't give a shit. Mfite abakobwa 4, uwa gatanu ntabwo ndakonfaminga. Abakobwa 4 ubu turi kuvugana bahindutse abatinganye kubera ingaruka za Miss Rwanda. Amazina ndayazi uretse umwe wene ngiye mfite 3. Urukunyumva mfite abantu 4 banyuze muri Miss Rwanda. Ibi bintu nituza kubivuga abantu ngo bakabyumva bro. Aba bana mutagiye kuzana mu bugeni nonese ko ari byo cyo kintu wenda ni Michael shaka kuvuga tukomeze wari kwa ngo cyagiteka mitwe cy'ibyo amafaranga muri kaminuza y'u Rwanda bya kuba bihagije. Urukunyumva tuve kuri ibyo ngibyo, ibi bintu biri mu mwanda. Erega nubwo ndi kuvuga muganga kunyumva mumanze murebe ibintu byaturitse. Bamporiki yaravuye kuganiriza ngo abana umuco. Bamporiki uva kuganiriza abana ngo uva kuganiriza abana Inyamata kuri hoteli
byagenze bite ava kuganiriza abana inyamata kuri hoteli ahantu uzi ko bamutumiye ngo ajye kubaganiriza umuco urabyibuka tuve kuri we tugaruke ni gute uyu mubyeyi man ibintu bibiboro ni biri mu mwanda ibi Prince Kid yavuze ngo birimo abantu b'amazina ikintu ushaka ntabwo nshaka kujyana n'abantu ndashaka Prince Kid bamuzane noneho aze yarakaye abivuge byose ntabwo kuza yarakaye yabivuga Prince Kid va muri Amerika wamaze gukora record ya buri kimwe kuko ntabwo azagera mu Rwanda ngo ajurire azagera mu Rwanda imodoka imutegereje kujya mageragere oya agomba kuza urubanza rugasubira ntabwo yakongera kuburana no tazaburana iki so ruvuga ngo azagera ahita acishika none se nukuvuga ngo twibukiranye Prince Kid yavuye mu Rwanda bamushyiremo iminsi 30 yo kujurira ntabwo yayikoresheje ngo ajurire yahise ayitorokamo bivuze ngo azaza ntabwo azongera kuvuga ngo abakomeye nta kintu kimwe cyo kwikanga bafite abakomeye Prince Kid agomba kubavugira muri Amerika mbere yo kwamanuka ufite Prince Kid bamubariza abakomeye muri Amerika nagera mu Rwanda abakomeye azava gutari mageragere bazamuha petition yongera burane petition wikora hehe wowe nande zayikora twebwe wowe nande hehe n'abandi bose kwe platform Kemonika n'umuntu ukomeye zabishaka tuzayikora petition aburane kandi aburanire mu ruhame kuri ibintu bigende tuzayikora twita meeting muri parliament tugende ntabwo yoroshye kuri ibi biboro Kemonika arakaza kuri ibi biboro hari ikintu muri kwitiranya Dekati ikintu abantu bagomba kwandasaninga bakabyumva ntabwo Prince Kid nituza gukurikira so nukuvuga ngo abana bo muri Miss Rwanda bari gukangana kuvugira mu muntu yateruye ijambo wakintu we uje kumuna manza terura interuro ayirangize ubone kumuvugiramo please we watch your mouth nigga ani umuntu ari kuvuga ngo tumucamo ijambo so nukuvuga ngo tugaruke gato hari ibintu bitigeze bivugwa uyu mudamu abo bakomeye rega bakomeye hariho abagiye bajya hanze ariko bakabacecekesha umuntu arabivuga bakamuzibya hari uyu mudamu Marene bari barahaye abakobwa ngo jya kubigisha uriya mudamu ni umudamu ukomeye umugabo ni ambasaderi yari ambasaderi mu Bufaransa uyu mudamu ari mu bantu bahishiriye afata umwana bita Iradukunda wabaye victime kurusha abandi uyu mwana Iradukunda yabaye victime ari mu bantu babaye victime kurusha abandi uyu mwana Prince Kid yaburuzaga imodoka hari ibintu erega Prince Kid igihe cyageze akajya ararana n'abakobwa babiri uwo bita Iradukunda n'uwo bita Elisa wahindutse umugore we baraniye ni Kanombe ari batatu abantu babizi basabura ikiganza nimo mbeshye uvuga ngo nta kintu beshyemo na gito uyu mudamu Marene w'abakobwa bro ntabwo abeshye noneho reka ibyo ngibyo njyewe ndi kuvugira Prince Kid hano bwa mbere amafoto turafite babaga bakina n'imbwa mu gipangu urukunyu kirabivuze ese oya rega abantu banasurana ariko bitavuze ko ari bakoze bro ino game this game we created this fucking game nigga even just very documented kugira ngo ntangire investigation yimbitse kuri iki kibazo cy'umujene naraje hano ndigaragura ndavuga nti Mutesi Jora gambariye Prince Kid uyu mukobwa ni shitani murabyibuka umuntu arampamagara bro arampamagara muri Amerika ankubita amafoto Prince Kid Elisa Iradukunda undi mukobwa ninde bamwita urabuvise ninde uramuzi mwita gute badu kibazo nabo umuntu akumwibuka iyo mfite mwese if they want it twaye basanije urabona ko ibintu umuntu abavuga ababizi ibintu byose biri documented bazavuga mu kiko nzabahereza Prince Kid yafataga bano bakobwa urimo kunyumva bro aba bana yabariyemo ikintu hari imbere yuko abaraga iminsi mike ngo Elisa ajye muri Amerika nukuvuga ngo ukuntu yabikoraga Prince Kid yaragendaga agafata umukobwa agafata Iradukunda akamubwira ati Iradukunda urabizi ko ari we nkunda yego sheri ngo buri yangura uretse gato manza wumve story uyu muntu tugiye kuganira nawe mfitanye nawe na gahunda ya $5,000,000 z'amadolari sheri iyi deal ducike ndagusabye mbabarira urara umuhenda urukunyumva
muri iyi miliyoni ufitemo miliyoni imwe urukumva sheri ni ubigusabye kandi ni ibanga ryanyu akaba aramutanze akajya ku wundi nawe gutyo yarabashipingaga urimo kunyumva amakuru mfite inshuti ye ya hafi arambwira ati nahamagaye Prince Kid ngiye ku giti cyanjye ndamubwira Prince Kid ibi bintu ubona bikwiye urimo kunyumva ngo Prince Kid aramubwira ati muri bariya hari umuntu utujuje imyaka y'ubukure uri kurebamo urimo kumva twumvikane bro kimara kubona ndamubwira nti ibyo bintu uri kumbwira ufite ibimenyetso yankubise ifoto ari batanyereka ntega amatwi akimara kumwitoto nahise manika amaboko ndavuga ati uburetse gato abantu niba ibi umbwiye ari byo reka nze nkore ubushakashatsi bwimbitse nibwo ninjiye deep down kumenya exactly ibi bintu biteye bite bro bimeze bite ndagenda ndinjira ngera ku musore wabanaga na Prince Kid mu nzu wajyaga kuzana bari abakobwa niwe wabatanga nuvuga ngo niwe wari komisiyoneri iki gipeti niba batagifashe u Rwanda rwabanaga na Prince Kid uyu mujera wabanaga na Prince Kid sinzi impamvu batamufashe kandi ari we moteri w'ibintu byose ari wari umushoferi wa delivering gabano bakobwa no hold on uyu mupeti bari kumufata bamushaka iki atanga ubuhamya bw'iki nibigeze bakubwira ko bakeneye ubuhamya bwa nyabwo uretse gato ndashaka kubaza nk'uyu muntu uje muri akaunti reka nkubaze wa mugabo we niba uri n'umugabo niba uri umugore National Election Commission Rwanda ndakubaza ubuzanya akaunti y'akazi muri iki gicuku wagiye ukaza muri akaunti yawe ukabyara we muhishiye ntumuvuga ukabyara ubwo hari ibintu by'ukuri yashaka gushyira hanze nongera kubaza uretse gato reba hano hasi akaunti ya guverinoma uraza muri akaunti y'akazi ishinzwe amatora ziraza zose bose abakomeye batangiye kuza nyine abakomeye muri akaunti batangiye gusara aya masaha akazi kafunze uri kuza muri akaunti ya leta waje muri akaunti ni akaunti z'abakomeye wa Caritas ni akaunti bagira bazaza muzikomeye nyine dukomeze zatangiye kuzana gasi dufata gato akantu gato cyane none icyo nabazaga gito cyane abo bakobwa ko leta kubutabera abagerageje kugana inkiko babuhawe abandi bo kuki bataga n'inkiko ngo babwo gutabera kandi tuzi ko butangwa kandi ntabwo ngewe ndakubwiye uretse gato nuko naze twanze kugira ngo tuzaza kubana jyuwa ubu ntabwo ngiye ariko na special nazikoze ntabwo abakobwa bigeze bahabwa ubutabera ntabwo bigeze ubutabera ntabwo babonye ubutabera abakobwa bahereye 2016 abakobwa ntabwo bigeze bahabwa ubutabera bwuzuye ubutabera buzuzura ari uko ibihano byabahawe ababahemukiwe bishyizwe mu bikorwa ubutabera bugenze gute abakomeye ariko turakubaza ikintu kimwe u Rwanda tuzi rw'uyu munsi sha mbwira ukuntu Prince Kid wari ubundi bakubwira ko impamvu ibintu bagenderaho kugira ngo umuntu ajurire aburana ari hanze kujurira uretse gato uzi ko Prince Kid reka wanisha amasegonda makeya ikintu bajya kugira abantu bigoryi ahantu harimo abantu bakomeye ndetse muri abantu bakomeye bagerageje gutegura Prince Kid bamuvanye muri gereza babizi bamutegurira gutoroka babizi turi kumwe Prince Kid yagiye kujurira ari kumwe na Paul mbere yuko Prince Kid ava mu Rwanda ngo agende yabaje kugurisha inzu ye ariko atandatu bonyine kandi joke twitereragamo kabyaramo kuri TikTok ndabona hari abantu 1200 mwaretse tukikomereza kuri TikTok ko ari nagatoya TikTok ubwo twagera tugiye anyway ibintu ibyabira hano byose yari joke twiteye joke muri ibi bintu ngewe ndemera ko ubutabera watebyaga ni ibintu biri aho ngaho ibyo navuze ndi seriye ntacyo navuze ntari seriye ibyo navuze ndi seriye aya masaha ibikomere niba noneho niba ikintu kikiye kimbabaza ministeri yaratanze first of all ministeri ntabwo ari seriye watebyaga ntabwo ngewe nigeze watebyaga ibintu bya joke it was for entertainment wise ntabwo utazakanga abakomeye utazabakanga for no reason nigeze mvuga izina navuze muri iyi saga ni umuntu wari ukomeye utagikomeye ni bampori uwo ninde
Bamporiki asigaye gamanuka ndagaske Bamporiki nakuvuze kuko utakiri mu nzego sinjya mvuga abantu bari mu nzego ari tipe y'ikumenga hari nigazege zoga zimanuka kujya kuzamuka nabi mwana Bamporiki yaramborotse ntabwo yenda kunyumva no nubundi Bamporiki se ko naravuze ngo ntabwo ngiwe ngo kubafunguye yabafunguye adafunguye ntacyo bimbwiye sinarimuzi ahita mboroka arabazi yakuvomera gasubundi Bamporiki abana watahanye Bamporiki uvuye kwigisha abana umuco inyamata ariko musore afite amafaranga mu mateka mu Rwanda ngo niyo muntu winjira amafaranga mu gihe gito cyane kigeze kibaho ngo yakoreye amafaranga miliyari y'amanyarwanda mu myaka 1.5 years mu mwaka umwe n'igice yinjije miliyari y'amadolari nuvuga ngo mu magambo make uriya mutipe ni umusavamane mujye mumwubaha ngo miliyari y'amadolari ndakubuje y'amanyarwanda ngo ni miliyoni y'amadolari mu mezi 6 kandi afite inzu ebyiri zikodeshwa oya se Kongo iki reka twe kumugarukaho ibi bintu bya Miss Rwanda urimo kunyumva ikintu kiriho ku kintu abantu batamenye muri ibintu bya Miss Rwanda first of all urumva batanze information zipfuye bukuru bazabiryozwa kuko ndabizi ko abiyita abakomeye nabo bafite ababari n'ibi bintu kuba byaratinze gutya ni intambara ya hakurya muri Kongo yari yugarije ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri abantu bo muri Miss Rwanda ntibyarangiye ibintu nibisubira mu buryo tuzahabwa ijambo reka mbabwire ikintu kimwe Rutaganda ibintu niko abantu bakomeye ariko uzi ko Rutaganda yatorotse akajya i Bugande bakajya kumukodeshereza amazu Dubai urukunyumva yakishijwe nande nagari mutose ijoro mujyanye ndakubujije Mutesi ijoro yajyanye uretse gato wari ushinzwe ni gute wambwira ngo ibintu byo muri Miss Rwanda umuntu wari ishinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda nubwo ntakunda bita ntuza nashaka zaze bayagire nk'umukoba uwo bita Prince Kid iryo jambo uri gukoresha bayagabanya urumva hano tari abana uwamugambaniye cya gihe bashaka kumugambanira n'ibyo byose kuko bagiye bagambanira ibyo ntabwo bindeba nta mazi bamvomera Prince Kid yagambaniwe uwo bita Joel Rutaganda yari umukozi wa Jolly ariko se rekakubaza ariko amugabura igitangaza ko twumvishe mu magambo ya Prince Kid nibwo twumvishe ibyo yivugira kandi ahantu yisanzuye nta muntu kumushyira tunamwene ko wumvishe mu magambo ye yivugiye amagambo ye Mutesi Jolly ari mu bantu bakomeye reka gusomere bwa nyuma kugira ngo uyu mwana w'umukobwa umuvane muri ureke kumuhungeta hano baravuze ngo ariko kuri gitangaza Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu iyo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye urako nyumva hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha imbaraga Mutesi Jolly arakomeye ari mu bakomeye ashinzwe iki umwana w'umukobwa niba nyiri ubwite avuze bafitanye nabo ibibazo batumye afungwa uri kubizanamo Mutesi Jolly gute ahubwo kugeza uyu munsi ikintu nasaba abanyarwanda mwahungise uyu mwana w'umukobwa mu musaba imbabazi ende Mutesi Jolly kuko nyiri ubwite uretse gato Prince Kid avuze abantu afitanye nabo ikibazo urasakuza navuga ijambo rimwe ndekukubaza Prince Kid ntasobanuye abantu bafitanye nabo ikibazo bamufungishije urasakuza navuga ijambo rimwe ivugi ibyo uvuga byose wacha ku ruhande wacha hirya rimwe na rimwe ajya hirya yavuga ko nyina ngo nyirumva ngo ntago yemera numva nge urabyo naho ushaka kujya mu bintu byinshi urumva ibyo jambo rimwe ashaka kuvuga oya reka tugende abanyarwanda bose mwanjamye uyu mukobwa mugende mwigaye mu musaba imbabazi kuko Prince Kid avuze ko hano abakomeye batumvikanye n'abarafitanye nayo imikoranire bakoranaga nawe mwibere information utaruzi abanyarwanda ntago bazi nimba ubategereje bajya gusaba imbabazi umukobwa batazimusaba bagende bigaye kuko okay ngareka rero nkweze information about Rwandans yego abanyarwanda bazi ukuri kandi nyiri ubwita gutanze ahubwo aba bakomeye ni bande
ibyo abakomeye bubiretse nge ndimo ndagusubiza abanyarwanda bazi ukuri so ukuri ni ukuhe uko waseringa kose niko ibiki yose they understand they know the situation Prince Kid uretse gato Mutesi Jolly niwe wakoze arrangement kugira ngo Prince Kid atoroke abanyarwanda bazi ukuri no ndakubajije turemeranya ko Prince Kid gutoroka mu Rwanda n'umugore we kandi n'imitungo yasigaye yigurishije hari andi maboko akomeye yabigizemo uruhari yes or no biturutse he ndakubaza bitangijwe nande byatangijwe nande vuga wabitangije muvuge ninde Jolly ariko Mutesi Jolly waragowe Jolly urimo uramubeshyera pe ngo ngwiki ntabwo ndi umuvugizi we ngamuza azakotore gato muhe nyina nta muntu mvugira urukumva nta muntu mvugira uzabaze baretse gatoya turagukunda bizi nta muza kunyobya ngo bikunde tega amatwi niyo ntabwo ry'imboga tega amatwi kuyobya oya deka yigeze kuzamo gato ushaka kubyobya nta kuyobya nta muntu uraza kuyobya undi okay tugende gatoya hano gato wikwepa ndakubaza gusa yigeze kuzamo agatotsi nibyo Dekati yavugaga agatotsi higeze kuzamo agatotsi aribyo bya bindi habayemo yuko yakoze interview aravuga ngo naho mure tuzarubanamo ibintu nk'ibyo hari ikintu muri kwitiranya uretse gato Dekati hano ndakubaza ayo majwi muri kuvuga no biriya bintu ni ukutebya urimo kunyumva none se bwake mu gitondo akamuhamagara kujya akamuhamagara muri ntuza ese Godfather konanya no manga inshuro 3 mbere kuvuga ijambo tega amatwi oya ni uri kumvanga ndi magi ntabwo muza kumanipira ngo bikunde ntabwo manipira bro ntabwo bikunda tuganire nyine nyumva hano gatoya hani ikintu utari kumva utari no kubona hari ikintu mwitiranya ntimwakurikiye uru rubanza neza nicyo kintu mashe kubona niba twibuka neza cyane mu rukiko bavuze reka dutange ijambo abantu badukurikiye uretse gato reka dutange ijambo winigani nkari ngo mfatire mu batungana mu dutange ijambo badukurikiye bavuge ngo bakuneganya ijambo nta munyarwanda ninde urashaka guha ijambo ariko nkamaze nkavuga hano mu rukiko bavuze ko ari amajwi yafashwe na Muheto urimo kunyumva umucamanza mukuru yatanze uburenganzira bwo gufata ari amajwi mujya mubyiyibagiza ndakubaza mujya mubyiyibagiza ari amajwi mujya muvuga ko bayateguye ngo Mutesi Jolly ngo natumye uramwana ngo kuyafata ngo bararikodinga no ari amajwi yafashwe mu iperereza hatanzwe uburenganzira n'umushinjacyaha mukuru none ko n'umugenzacyaha mukuru ni umugenzacyaha n'abacamanza bakuru urango ushinzwe urukiko biri mu rukiko mugire musoma urukiko birahari yatanze uburenganzira uretse gato atanga uburenganzira ngiye gufata ikaramu n'urupapuro ngiye gutangira kwandika ushinjije yuko hari umuntu utanze uburenganzira mushinjacyaha uravuga amazina ye ariko se ntabwo biri mu ariko se mwakurikiye urubanza ntimwarukurikiye bavuga ko ari uretse gato nyine uratanga amajwi reka mbyandike mu kinyarwanda abashinjacyaha ntabwo ari abashinjacyaha ntabwo rero batanga uburenganzira nyine uvuge umucamanza mukuru niba ari umucamanza mukuru mugire ngo rero ku YouTube birahari uramuvuga so bite byawe wabyukara mu bakavarize ziriya nkuru umva rero nongeye ngusubiremo uretse gato ari amajwi bayavugaho mu iperereza uretse gato ari amajwi yafashwe nande umva ngusubiremo hari conflict of interest okay twavumbuye uri compromised the fuck okay ariko reka tubitwara uko ushaka uretse gato uri compromised ntimujya mufata icyo nguri abanyarwanda ntabwo bifata gutyo nyine babikurikiza uko babyumvishe urumva so uri compromised and this shit is fucking alarming nazamutse kugira ngo protecting hatagira uzana mu igicucu nakubujije rame komeza Deka urumva uri compromised kwa za bolo zagiye hanze urabyibuka umunsi urabyibuka
kuko abo ikintu n'aya masaha yo kuvuga zagiye hanze ahubwo nashaka kugeza n'uyu munsi nyine usobanure manzo nyumve kugeza aya masaha urimo kunyumva kugeza aya masaha iriya kugeza aya masaha ndakubwiza ukuri ko ukuntu ari amajwi yagiye hanze biracyari amayobera nk'umuntu washyize video za ya mpano hanze kugeza aya masaha ntabwo tuzi umuntu washyize amavideo hanze ako ntabwo bitavuze ko ya mpano afite ubusa hanze uretse gato so urukumva rero ari amajwi ntabwo tuzi umuntu washyize hanze ninde ya ntabwo tuzi wabishyize hanze ko ntabwo bivuze yuko context urari hande ninde muntu ufite ubwenge bwo kuvuga abantu bose bavuga aba bose nabari gatabirato ntawe ufite ikintu avuga oya bareke bavuge mana kuzoshaka ngaho baha ijambo kabano twagiye twabahaye ijambo shyiraho uwo bonye wese mushyire ijambo kabano kanzamura abantu kuri TikTok ni niho ufite n'abantu benshi ntago dushaka ibya TikTok man zana kuri Twitter hano ndi kubabwira kabano urahari ndahari nyuma yo kuva umusangira ngendo wawe uri ku umusangira ngendo ushingiye ku ki uko yari inshuti yawe ni mukuri ibintu umugabo kivuze ko abana ari umutinganyi oya none se umusangira ngendo Eric Semungu yavuze ko definition y'ubutinganyi kandi ni uhagare mu ku kicucu none sura ni ufata ijambo rya Kinyarwanda rifite ikindi risobanuro yakarihindura akarigira iby'ubutinganyi komeza kabano Bahati Grace ninde Aurore ninde ni Prince Kid wamuteguye bateguwe na noza na ako bateguwe na noza jengi byo wanje ukabimenya bro uri muraseka mu kimana what's funny nuko ako umva uko sifata yo mashirika ntago mashirika iri muri question ya Miss Rwanda Miss Rwanda ni project ya mashirika yateguye Miss Rwanda bwa mbere mutegura mwaka 2009 na 2012 Miss Rwanda teguye bwa mbere nde 2009 amashirika Bahati Grace 2012 Ohore yongera kugaruka 2014 impamvu se iyo myaka yindi yahagaze ni so ngamva ngubaze muri iyo myaka yose uvuze nozo uramushyira he Teta Sandra uramushyira he Teta Sandra se yateguraga Miss Rwanda ko yakoranaga na Prince Kid bajya mu Miss University ndakubaza okay mashikema yateguraga disconnect Teta Sandra yaje umva nyine nkubwiye je nakoraga muri Miss Rwanda icyo gihe Teta Sandra yaje yagiye gukompeta i Butare ashaka guhagararira intara y'amajyepfo muri Miss Rwanda aratsindwa yaje yarekejwe na Prince Kid bagaruka i Kigali kuva icyo gihe kamwehoreresha oya komeza rangiza nta kintu nkomeza so reka nkubaze ubonye buretse nkubaze let me ask you nyine wowe we wanyemera nkakubaza se nakubaza mbaza uri mashika kuva ryari wagiye muri mashika kuva ryari kuva kera cyane kuva nko mu 2007 sibyo amashika yatangiye ryari so ndumva no bro Musa ushaka ko tumva logic mashika yatangiye rero ndumva ikiganiro uretse gato ibyari bitubesheje hanga ni urubanza rwa Prince Kid muri Amerika ejo none mugiye kuzana ibyo bintu Musa yewe ndashaka kumvisha nuko Miss Rwanda umva nkubwire hari mind ebyiri zaje mu mateka y'u Rwanda zabayeho iyo myaka yose habagaho mashirika ntago mwagahuye na mind ebyiri z'umwana wita Teta Sandra no bita Prince Kid kuko baje bakifatanya namwe kuko wenda mwe mufite izina ntago bigeze bifatanya nabo tega amatwi wumve okay ngambwira Prince Kid na Teta Sandra baje muri Miss Rwanda gute nimwe mwayiteguye Miss Rwanda yateguwe na mashirika Prince Kid yaje kwanza muri mashirika ubundi nk'ukuntu umwana aza kwiga yaje kureba ukuntu bategura amarushanwa
uranze ko Hope atanga platform ura ku bana bose bakizamuka bashaka kwiga. Okay. Yewe twumvikana ikintu kimwe space igiye kuyivanaho kuko mwamaze kumindurira ikiganiro. Asubana wakiga bigor kimwe. Mani mwamaze kumindurira ikiganiro ntabwo nza kugihanganira. Yombisha ibintu dafitemo control utugenda man. Ntabwo ari kutabigiramo control mwamaze none kabano woje kwiki kiganiro cyanye nakubujije bwo. Wacikira ngo twaje kuvuga ibintu mani ntabwo nje no ntabwo twaje kuvuga hano nje mfite ntabwo twaje kuvuga uburyo Miss Rwanda yavutse. Abanyarwanda kazi. Mujye mureka ibyo bintu. None si woje kutubwira ko ibya mashiriki ihuriye mashirika y'izurane mu Abanyarwanda kazi. Ntaho bihuriye. Niba ntaho bihuriye nyine no rukubiza urukumashirika kwizanye gute hano. Vuga ku byaraye bibaye mu rukiko byaburanishije ntuza. Mashirika uri kwizana no. Nibiki. Turi ku byaha byakorewe muri iyo Miss Rwanda uri kutubwira aho yaje. Iyo yavuye. Umusa. Yo. Twaje gushesengura Miss Rwanda nuko yavutse. Bari kubiva umuzi. Oya nagende yo hirya. Ibingibi byo ikiganiro cyane kugeza ahantu muri deep ibintu biri sensitive areka. Ndashaka kubwira Dekati sensitive kuri wowe. Uretse ko tushatse kukubwira ni iki. Mwebwe uyu ngwa atugaruye uri kudusubiza mu Rwanda ibintu byabiri muri Amerika gukora iki. Ntabwo ndagera hano hari ibintu mwebwe muri kubishyira muri showbiz ariko ibintu birakomeye bya Prince Kid. Oya ndakubwira impamvu bikomeye Dekati. Twamaze ko Prince Kid bashaka bazamwice cyangwa bazamwihorere. Tega amatwi musobanura ikintu kimwe. Ibintu uretse gato byamaze kurenga ibya Miss Rwanda mwe muzi. Ariyo hamwe kuze kuvuga Dekati. Uretse gato ntabwo bajijisha mumanze mugende mu rukiko niyo mpamvu nkubwira ngo before ni nabyiza ko cyo tuza hano kabana urumvu agiye kunsubiza ibaka ko tugezana ikiganiro kigiye kugera kuri nyina kigiye kugera muri nyina iki kiganiro kigiye kwinjira muri deep mu imbere. Oya turi kumwe uretse gato uretse maza unyumve maza wumve bukufye gatoya ntabwo nkupa urakupa maza wumve ntabwo nkomera kunkupisha niba ushaka kugira ngo urakupa nyine ariko abantu baganira maza wumve ntabwo nkupa iki kiganiro ndashaka kugira ngo mwumve iki kintu Dekati nawe kabano impamvu nakoze iyi space mugende mumanze mukurikire uru rubanza rwarangiye rubaye uretse gato kwa Prince Kid bro uretse gato nyumve kano kantu ngiye kurangirizaho kuri point musigare muganira ndahita nigendera kuko mutari kumva point yanjye ikintu mugomba gusobanukirwa ko Prince Kid nagera mu Rwanda ahubwo azaryozwa n'ibindi yishoyemo mugende mumanze murebe mubakurikira urubanza bari ko dukora ni space ndeba n'inyarwanda batabyanditse byose ngo bivimuzi mugende uretse gato mugende murebe uretse gato ariko maze wumve mugende mukurikire n'urubanza mugende murebe abatanga buhamya batanze ubuhamya muri urubanza rwa Prince Kid muri Amerika ndekeraho ibindi tuzabigarukaho so ngandeka jeni ngane n'umuntu wanjye namutinze bro Kaban Karam. Wallahi dagaskende. So okay. Abantu bose babyibuka kiragiye twigaga muri high school. Urumva? Habi 2008, 2009 bamwe bigaga mu mbere biga mu kabiri mu gatatu mu kaga secondaire n'ibyo byose. Urumva? Twaje twumva haje umuntu bita twumva ngo haje Miss Rwanda. Ariho haje bari abantu nyine banyu ubwo nyine bavuze ko muzanye bande bose urumva. Ira Miss Rwanda 2010 na 2008 byari bimeze bite? Byari Miss Rwanda se nyine. Byaturutse he nihe ndimva niki hari abantu benshi Miss Rwanda ni idea y'amashirika. Ni yayiteguye bwa mbere itegura bwa kabiri ntabwo uzi impamvu itakomeje kuyitegura birangira numvise ijemo Prince Kid ariko abantu bose bamenye ko Miss Rwanda atari igitekerezo cya Prince Kid ariko ari cy'amashirika ahubwo nuko tutazi icyatumye amashirika ireka kuyitegura. So nakubeshye 2009 nabaga Kabuga
nandi umukunzi wa mbere wabayeho mu mateka y'u Rwanda wa showbiz. Ibintu byose nabikurikiraga numvaga abo bitabwa bari Sudi, ubwo nyine kubera ko impamvu nakuburanya numvaga bari Sudi. Kandi urazi ko ari Sudi numwe mu bateka mitwe wa mbere wabayeho mu mateka y'isi. Abateka mitwe Nyine mu bantu babeshya nyine bigoryi birabo. Urumva niyo mpamvu ntabitindaho. oya ntago ari ikigoryi. Oya ntago ari ikigoryi ariko so nyine abanyamakuru benshi cyane barabeshyaga. Erega nibwo bushobozi bari bafite na technology yabigiragamo uruhare. Ntako batagiraga ngo batugezeho amakuru. Niyo mpamvu ntago nabiburana. Exactly. So muteguye Miss Rwanda 2009 iraryoha koko. Iki mwahaye hari bantu baketi bari bahari. Aya Kate ntabwo igeze ajya muri Miss Rwanda. Cyangwa yaje umwaka ukurikiye. Kate ntabwo igeze ajya muri Miss Rwanda, yabaye Miss wa MTN. MTN ndabyibuka. Numvaga aba Miss cyane. Gusa ijambo Miss ryari rigezweho. Ryari rigezweho. So Prince Kid nanuzabazamo gute muri bino bintu kuko urumva ko tuma tuvuga uyu mwanya kuko dufite ikintu gikomeye cyane Minispoke kandi uri umuntu twemera cyane. Minispoke ya kera niyo yagusubiza impamvu Prince Kid yateguye Miss Rwanda 2014 kandi cyari igitekerezo cya Mashirika. Ntabwo rero jye nabimenye. Ubibajije umuyobozi wariho icyo gihe wa Minispoke kuko ari yari bifite mu nshingano ikorana n'abafatanyabikorwa bari babiteguraga bakubwira impamvu nyine Mashirika itakomeje hashira imyaka 2 kumva Prince Kid ajemo. So nuva mu magambo nkurikije ibintu vuze nuva ngo ministeri yatse uburenganzira. Ntabwo nkubwiye ko yatse uburenganzira. Ministeri yatse uburenganzira Mashirika ibuhereza abantu bari individuals. Ibyo ni wowe ubivuze. Ninjye ubivuze. Nyine byo. Ministeri yakubwira uko byagenze. Yari yobowe icyo gihe ndabyibuke yari yobowe nande ntuzakiriho. Yatse uburenganzira komeza tutubwire. Yatse uburenganzira abari bagoye gutegura Miss Rwanda aribo Mashirika ituwe Mashirika bari heza ibihomora 2 harimo cya gikobwa bita Sandra Teta gisigaye cyarishwe na cocaine cyo muri Uganda no bita Prince Kid. Twese nuko twabibonye ntawe uzi ko byagenze. Ubwo ni ko storyline tugiye kwifata. So abantu benshi twakundaga Miss Rwanda ubwo niko tugiye kwifata. So gutorwa kwa Miss Ohol 2012 mwabyakire gute mu Mashirika? Bose ko nashobora kuyivugira Mashirika kwera gusa cyo gihe byari ibintu bisa nkaho biri transparent. Ntago wa nk'urugero ubona ko ngo Miss bajya kubabaza ugasanga babahaye ibibazo ngo babyige. Basubizaga ibintu bazi. Muri Miss Rwanda ya kera icyo gihe nta n'umujaji wabaga azi ikibazo kiri bubazwe. Bose bazaga ibibazo bifitwe n'umuroya bakaba envelope bakajya basoma ibibazo bakabaza agisomye aho ngaho. So kumva difference hari ya Mashirika 2019 2012 no Miss Rwanda 2019 2012 na Miss Rwanda zindi twajyaga tubona. Okay. Urumva itandukaniro. Ikindi ibintu birimo hope biba biri ku murongo cyane ariko. Ese utunyujemo cya gihe hari wajyaga wumva yuko avuga ati ibi bintu ntabwo arimo kugenda neza nkuko byemera. Reka byabaga biri ku murongo. Wose ibintu birimo umuroya, ibintu birimo abantu baza kubaza ibibazo batazi n'abamisi basubiza ibibazo babajijwe aho ngaho sur place. Umva bigereranya n'abantu bahereza ibintu ngo babyige ngo bataza gukotora. Ni nayo mpamvu haba umuhezo. Niki cyahindutse?
mbibutsa ko ikiganiro mwagihinduye kabana tuzanye mu mateka kugira ngo atwereke ko abaye muri Miss Rwanda murakoze cyane oya ntabwo yajyaga kwibutsa yuko none se ikiganiro nimwamaze kugihindura ntimwamaze kugitwara uko abantu baryoherwa none se amashirika baryoherwa isi kandi bamaze no kumaringa batigendera tureke iki ikiganiro mwakizanye muri twaje kuvuga amateka ya Miss Rwanda cyangwa tuvuga ku ubundi uturuse hehe inde uyu nguyu nawe araza arambaza ndamusa mashiri oya waje uretse gato baguhaye ijambo uretse gato baguhaye ijambo kabano ijambo rya mbere bavuze ngo ko mwavuze ngo bamwase Miss Rwanda ngo we ngo hari ubwo yariye niyo jambo waje uvuga rya mbere icyo tuzana kwa mashirika se wayizanye gute oya mureke wimubeshyera nagaye byavuze urambeshye pe so umva umbwire kabana oya reka tugaruke ku bya Godfather oya ibyo bireke ubiretse gatoya oya ntabwo nabireka nawe musubize ubutabera buba bugomba gukora icyo bushinzwe uwagize uruhare wese kuri Miss Rwanda ibizamufata azabiryozwa umva mwibaze kabana mbaza iriya myaka hafi miliyoni Miss ibintu byabaye muri aba Miss mwatoye murabyibuka ngo twatoye haza umuswera nyina bitaga no oya se koresha amagambo rero mazima haza umukobwa bitaga Kavuyo Kavuyo uramwibuka Kavuyo ndamuzi bavuga ngo yateye inda Miss Rwanda ibyo hashize imyaka ingahe se bahuriye hehe bose bahuriye mu mahanga barakundana barabyarana se yamutereye i Kigali nyine ndavuga kiragiye nyine byaba bifite influence kuri nuza nyine babyuka muri Kigali ninde muntu se utakwifuza gukundana na nyampinga w'igihugu uko ngiye impamvu mbivuga nuko nzi ko uzi game that's why I'm asking you nyine step by step yego ariko I'm not allowed to say everything that I know about it nyine uvuge ibyo washobora nuvuge byose turi kuvuga ku bya Prince Kid Miss Rwanda icyo gihe afite ikamba batabaza bavuga ngo yatwaye inda kiragiye mwabyakiriye gute ibyo se be honest waretse tukavuga ku bya Prince Kid kwera se Prince Kid ko mwagize scapegoat man mukatubwira ibintu byose man oya jewe nta n'ikintu nabivuga icyo gihe kuko nta kintu mpfana na Bahati Grace nta kintu mpfana na Kavuyo nk'umunyarwanda nyine nanjye numvise batangaje amakuru mbyumva gutyo ubwo rero ngiye kuvuga ngo ABCDEFG naba nkabije okay ikibazo cya nyuma mbere ko nsubiza ijambo nyaryo uhagaze hehe kuri Prince Kid jewe aho mpagaze ni ku butabera nta buriya niba ikintu kijemo abakobwa kiba kiri sensitive cyane uwo ari we wese wavugaho guhohotera abakobwa cyangwa gutuma igitsina gore kigira ibibazo ntabwo ari umuntu uba ukwiye gushyigikirwa rero ubutabera buzakora akazi kabwo nibasanga abeshyerwa bazamurekura nibagira ibimuhama azahanwa nk'abandi bose kumva ngo umugabo yafunzwe si igitangaza umugabo mbwa aseka imbohe twese akana kariko kose uyu munsi kakugwaho ukajya muri gereza so nagira imana azabisimbuka ubutabera bwizeye ndabwizeye cyane sirita ubutabera bw'u Rwanda gusa ikintu gishobora kubamo ni iki ni uko hariho ibintu birimo abantu bakomeye ku mugani wanyu ntabwo bigenda neza nk'uko byari bikwiye kubera ko aho ifaranga rikubise haroroha bamwe bumva ko bakomeye cyane aho ifaranga rikubise haroroha hari umuntu ushobora gusimbuka ibibazo runaka kubera umufungo we nyine akawutanga bakamushyiriramo imiyaga so Prince Kid ashobora kugira ibibazo wenda bimwe na bimwe atakabaye yagira kubera abantu yagiye akorana nabo ariko nyine azihangana kubera ko yabigizemo uruhare so hold on nkubaze akantu gato kambaze so nuvuga ngo mu magambo make umuntu ashaka kwemera ko yagize uruhare mu kintu runaka akemera any injustice yose igiye kumuzaho ntabwo ayemera nta muntu ushobora kwemera injustice ahubwo kubera ko aba adafite uko abigenza nyine ubutabera ntabwo bumubera bwiza kuko adafite ubushobozi kandi ibyo si igitangaza n'ahantu hose ku isi
Wait, how is that okay? Wait, hold on. How is that okay with you? So do you think is that okay? It's not okay. It's not okay. Icyo udashoboye nyine ucyakira uko kiri. Okay. You can never compete with someone who's umuntu kurusha umufuka. Hari ibintu byinshi abakurusha. So which means ibintu byose twavuze nta sense bifite. Birayifite kubera ko ntabwo ari twebwe tujudginga. We not here to make decisions. We're just speaking our minds. Impamvu ibintu byose twavuze nta sense bifite kuko ahantu dutangiye nadusoreje twatangire ko tubaye ko dushaka of course buri wese abashaka justice. Justice, exactly. No, tuvuga yuko justice, it doesn't mean anything. It means everything, ariko it doesn't went the way we always want. That means then justice means nothing. So it does. So okay, it means everything, but it doesn't mean. Urugero rworoheje. Tuve no kuri justice tujye mu buzima busanzwe. Ukiza hano kuri live bakubonye bahita baguha ijambo, ariko hano hari umuntu warisabye araribura. So your influence bakubonye hano ituma uhita ubona ijambo ako kanya, which is totally different from somebody washaka kuvuga kuva kare ariko ntiyayibona. Ni ukubera iki? You are an influencer. Can I make a point? I'm an influencer maybe because I'm forgiving you positive. Ubiyonza kuza hano mfite ndi kuri mvuga yuko hold on. Let me make my point. Yonza kuza hano yuko ndi influencer yuko ndi umuntu ntabwo bari kugushyiraho kubera ko nawe urakoze cyane. Ntiwatinyuka kuza hano muri ku bintu by'abakobwa warabigizemo uruhare. The audacity yo kugira ngo wemere kuza waba udafite ubwenge bukora neza. So hano urugero nari nguhaye rwo kuba uri umu influencer, kukwereka ko iyo uri kumwe uri mu bantu ikintu barusha hari favor runaka ugira. Positive. Yes, of course. Ntabwo waba we influencing ibintu bibi ngo tukwite umu influencer. So what's your point? My point is ntabwo abantu bangana kuri iyi si. So what we want is justice. But justice is not always the same ku bantu kubera ko ntabwo amaboko yacu areshya. Kandi ibyo ngibyo nawe urabizi. Uhereye no muri famiye zawe wenda tuvuga umuntu wagize ikibazo runaka kagira kigahugongana n'umuntu w'umukire, ntabwo ukuntu umukire bamucira urubanza ariko n'umukire bamucira urubanza. Let me ask Kabano one question. Kabano, uri kuvuga ngo wize justice, hanyuma ya justice uratongera ukavuga ngo ntago imeze kimwe, ngo ntabwo iboneka kimwe. None se kuba yize kuraho reality. Justice wize ni nuko izakora ibyo isabwa gukora nyine tukabyakira gutyo. Nubwo urasaba uri kuyisaba. Mbasha erega ukuri kose ni kuvugwa mu Kinyarwanda. Ubwo message uyumva yayumvise. So mwabyumvishe ukuri kose. So hari ukuri kwasizwa hano. Gusa icyo nzi cyo bizarangira nyine. No, wabyumvishe yuko hari ukuri kutavuzwe 100%. Ariko ukuri kose ntabwo rego ukuri kose undi twaye twakuvuga hari ibyo tuta. So nta justice hano rero. So thank you. Irahari. Ntayo kuko nta kuri kose kwari. Jewe siko ntari n'umujaji. Nanjye am judge. Yezeka ibyo bintu mwajemo. Mwampaye ijambo. Twisanze hano dute. Ukuntu twisanze hano uko. Kaba nagushimira hata umva uryamye neza tuba turi kumwe. Urakoze cyane nyakubahwa. Sawa nawe kabyara. Ngaho reka mbashimire Prince Kid tumutegereje i Kigali. Ibindi ndi kumva nta n'ikindi. Twaje twese. Ntago barafata umwanzuro ariko ngaho genda je kumuburanira. Hari ibindi nge ntinye kuvugira hano. Twaje twese. Mbere yo kugenda hari ibindi ntinye kuvugira hano deka. Hari ibindi biri muri urubanza rw'uyu mugabo ntinye kuvugiraho. Tugusange TikTok ngiye gushyiramo ngiye gukina video yuko byageze mu rubanza. Mutaragenda mwese mbabaza akabazo kamwe cyane. Mubona Miss Rwanda hari akamaro rifitiye abanyarwanda kubwanyu mumva yagaruka? Na kamwe.
nta na kamwe entertainment wise uretse nta na kamwe kandi wowe uravuze ngo 2009 wakurikirana entertainment kuri radio ntabwo wari wikunze nyine cyagiye twayikurikiranaga kuko hariho nyine hariho yes entertainment wise Miss Rwanda yari nziza ahubwo wenda ibyabereyemo imbere hari uko bitagenze neza hari hope twe dufite yashimishaga hari hope aho nabo tugiye tubibona ariko abantu bayangije n'abimbere ariko abantu barayishimiraga barayishe burundu baciye umutwe waza akayitegura neza bashobora gukosora amakosa nyine ikibazo tubashije ibyo gukosora nta kintu tubashijemo batubashije Miss Rwanda nta gace ifite ntaga nakamo so ntaga icyo kibazo ntaga cyo tubashije ntabwo mvuze uwayiteguye wenda igapfa cyangwa akazamo ibibazo ndavuga Miss Rwanda muri rusange mwemera ko yari platform nziza iramutse ije gategurwa neza akongera ikagaruka nta kiboya jewe Miss Rwanda kabano jewe yego nanjye ni yego iri transparent iteguye neza amakosa yakozwe nta kimwe keza kutavuga man ni event ishimisha abantu keza katavuga ntago wabyize nta nubwo ari event ishimisha abantu gusa kabano ahubwo nta kintu na kimwe Miss Rwanda yatugejeho na kimwe mbwira ikintu kimwe yateje u Rwanda imbere na kimwe kimbwira Miss Rwanda nta nubwo ari nta nubwo Miss Rwanda ari kimwe yandisha abana b'abakobwa kuri foto tukiyohereza gukina Miss Rwanda abuse of a female young women female ayo ni amakosa yakozwe agomba gukosorwa ngambwe icyo kimwe yakoze Miss Rwanda ngaho mugire umunsi mwiza ya entertainment yatugezeho na entertainment twabonye Miss Rwanda abantu bitabiraga ibi events zayo bakishima bakagira ibihe byiza nubwo amakosa yakorwaga behind the curtain ariko Miss Rwanda nta nubwo yaba kimwe cya kabiri cya Guma Superstar wibigereranya Miss Rwanda ni imwe muri event y'abakobwa so ari Guma Superstar ari na Miss Rwanda n'indi ya Danje Guma yari hejuru ikiganiro cyagize mureke tugende nkomeze aricyo byaba bitwaye nta na kimwe